Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kuri Baraka Voice Media TV. Muri aka kanya tuzanye amakuru akomeye cyane agezweho muri aka kanya, haba amakuru y'imirwano politike. Amerika yunze u Rwanda n'u Burundi binyuze mu gutanga akayabo k'amadolari. Turaje tubigarukeho ese byagenze bite, ndetse kandi no ku mirwano turaza kuba twakubwira aho imirwano yageze, abari kwigamba ese imirwano yerekeje he. Turaza no kuba twakerekera muri Kenya tukubwire imyigaragambyo yo kwamagana gahunda y'abanyamerika yo kuzana ikigo kivura Ebola. Abantu bapfuye rwose ndaje bikubwire muri iki kiganiro. Mu Burundi umwicanyi wari uri muri gereza ya Mpimba yatorotse, hari ubwoba bw'uko ashobora kwica n'abandi bantu. Ndaje tubyinjiremo byose mu buryo burambuye. Ubwo rero icyo usabwa niba ukunda ibiganiro byacu ni ugukanda like, naho gato munsi ikiganiro iyo ukoze like ubu dushyigikiye cyane, uba ugaragaje ko wakunze amakuru yacu, hanyuma ikiganiro cyacu kikagera ku bantu benshi cyane. Njyewe nitwa Baraka, ariko kandi bibutsa no gukora subscribe. Niba ukibona ijambo ryanditseho subscribe munsi y'ikiganiro, rikandeho uhita ufungura n'akazogera gahita kaza, kugira ngo ujye ugerwaho n'amakuru yacu mu buryo bworoshye cyane uko tugenda tuyabagezaho umunsi ku munsi. Munyemerere ninjire muri izi article cyangwa se muri izi ngingo z'amakuru. Nkuko nabibwiye n'ubundi nitwa Baraka, tuzajya dukomeza kubana n'ubundi buri mugoroba tubabwira amakuru y'ibyiriwe hirya no hino mu karere, muri Afurika hose no hanze ya Afurika tubabwira ibyiriwe. Rero niba warahisemo kudukurikirana byiza cyane, tuzajya tubana buri mugoroba cyangwa se buri joro tukubwira amakuru y'aho ibintu bigeze. Reka nizere ko mukomeza kunogerwa, ariko reka duhere kuri amakuru y'uburyo Amerika yunze u Rwanda n'u Burundi binyuze mu gutanga akayabo k'amadolari agera ku madolari miliyoni 20 kuri buri gihugu. Ariko mbere gato yuko tubigarukaho, munyemerere mbanze mbabwire umugabo wo mu gihugu cy'u Burundi yamaze kuba yatoroka igereza ya Mpimba. Ni umugabo udasanzwe ariko w'umwicanyi, akunda kuvugwa ku mazina yo kuba yitwa Duma. Uyu mugabo rwose wamaze kuba yatoroka gereza ya Mpimba mu gihugu cy'u Burundi, mu mazina yasanzwe yitwaga Tony Uwizeye, ariko asanzwe avugwaho kwica abantu. Uyu mugabo byagenze bite? Mbere yuko mbabwira ukuntu Amerika yunze u Rwanda n'u Burundi, reka mbanze mbabwire iyi nkuru y'uburyo ki yatorotse gereza ya Mpimba, n'ibindi byakomeje kugenda bivugwa n'ibyakurikiyeho. Ese ubundi asanzwe ari muntu ki? Uyu mugabo ubusanzwe asanzwe afungwa ashinjwa ibyaha byo kwica abaturage, yarangiza agafungwa, hashira igihe bikavugwa ko yatorotse, hashira igihe nanone bikongera kuvuga ko yagaruwe muri gereza. Iyo asohotse hanze rero arongera akica, yarangiza akagarurwa muri gereza, nk'uko abo muri gereza n'ubundi babyivugira bati ubwo agiye hanze abantu bo hanze arabamara. Ubundi yari muntu ki? Mu mazina ye n'ubundi azwi cyane, ni Dume, ariko iri ni ryo rizwi cyane, ariko ubusanzwe yitwa Tony Uwizeye muri rusange. Uyu mugabo rero w'umwicanyi ruharwa wamaze kuba yatoroka gereza ya Mpimba, hari amakuru avuga ko n'ubundi muri gereza yari rutwitsi, yari umuntu utavugirwamo mu busanzwe. Urumva umuntu ushinjwa icyaha cyo kwica, kandi atari rimwe gusa, asanzwe abikora kenshi. Yari umuntu utinyitse, agatinywa n'abandi bafunganwe, ndetse kandi ngo no mu bacungagereza harimo abamutinyaga, kubera ko muri Sibura nta muntu udatinya gupfa. Tujye tubwizanya ukuri, abantu benshi batinya gupfa uko byagenda kose, kereka bamwe baba bari kwitangira ibihugu ngo bibone amahoro, nibo badatinya gupfa, ariko abandi bose muri rusange batinya gupfa. Ubwo rero uyu mugabo rero biravuga ko yatinywaga, abamutinyaga harimo ababa bari bafunganywe ndetse n'abamurindaga kugira ngo adatoroka. Akaba yari inshuti ya Colonel witwa Ndimurukundo, umwe mu bayoboye cyangwa se mu bashinzwe umutekano w'iyi gereza. Uyu mukoloneli ngo yari amwegurira uruhushya rwo kuba yajya hanze agasabana n'inshuti ye, akanywa agacupa, yarangiza agataha muri gereza bwije. Ariko ngo byari byemewe ku masaha y'amanywa gusa. Ibintu ngo yarasanzwe abikora, abantu muri gereza barabizi ko ngo yatahaga batuka batezaho amahane ku masaha y'ijoro yamaze kuba yagasoma. Uyu mugabo ngo ni Dume, umwicanyi ruharwa. Uru ruhushya nyine yari yararuhawe abikesha ubushuti afitanye na Colonel Ndimurukundo ushinzwe kurinda n'ubundi igereza ya Mpimba. Akagenda agasabana nabo atemerewe kuba asabana nabo, birumvikana imiryango ye, umugore we, inshuti. Yarangiza akaza yagasomye akibera muri gereza, ariko yatejemo n'amahane. Noneho ubu tuvugana, nyuma yuko yatorotse,
haravugwa andi makuru avuga ko uwamutekeraga hano mu Rwanda bajya babita ikivera cye, kamba ariko mbivuga, uwamutekeraga yamaze kuba yashyirwa mu kasho kubera ko ngatigeze atangaza ko boss we sebuja we afite gahunda yo gutoroka gereza. Uyu nguyu rero yamaze kuba yashyirwa mu kasho muri rusange. Andi makuru rero akagaragaza ko uyu mugabo kuko yari yemerewe gusohoka ariko ku masaha y'amanywa ngo ntiyabikoraga buri munsi, ariko aho ubwo yasohokaga ngo agenda yimura utuntu gake gake, rimwe na rimwe akagira n'ibintu agurisha bimwe na bimwe kugira ngo azabone uko atoroka, ku buryo bisa naho bageze aho yararaga basanga ibintu byose byashizemo, bisa naho ari ibintu yari yarateguye igihe kirekire, bavuga batubwo agiye hanze agiye kwica abantu. Ubwo rero Burundi iperereza ryaho ryatangiye ibikorwa byo kumushakisha atarica abandi bantu, ho kugira ngo azagaruke muri gereza kubera ko yisha abantu. Igihugu cy'u Burundi cyatangiye ibikorwa byo kumushakisha kugira ngo azagaruke muri gereza, bidaturutse ko yisha abantu, ahubwo biturutse ku kuba yafashwe n'inzego nyuma yo gutoroka gereza. Ubwo rero niyo makuru ari kuvuga kuri uyu mugabo witwa Dume, wo mwicanyi ruharwa mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Ubwo rero arimo arashakishwa, ikivera cye wa undi wamutekeraga umukozi we yamaze kuba yashyirwa muri kasho, ari mu bihano byo kuba ataratanze aya makuru, ariko nawe ashobora kuba ntabyo yarazi ko burya gutoroka n'ibanga riba rikomeye cyane, ntabwo ari ibintu wabwira umuntu uwo ari we wese. Ndetse kandi hari gereza nzi cyangwa se igororero, hano mu Rwanda tubyita igororero mu mvugo nziza, iyo wafunzwe igihe kirengeje imyaka 15 usigaje byibuze imyaka itarengeje 2 kugira ngo utahe, uba wemerewe no kuba wajya gukora imirimo yo hanze ya gereza, nko kubumba amatafari, kwahirira inkwavu za gereza, kuragira inka za gereza. Ahangaba biba byizewe ko utatoroka, kubera ko no mu Rwanda none gutoroka ni ibintu biba bidashoboka cyane, kubera ko igihugu gifite uburyo gikontorora ibintu byose. Umudugudu wose wajyamo mutwara sibo yararamenye ko waje, ndetse kandi yararatanze raporo, byanze bikunze aho watorokera hose, kereka atari mu Rwanda. Niyo waba uri kugenda gusa mu nzira, ntiwabura guhura n'abanyerondo bakakubaza iyo uva n'iyo ujya n'ibyangombwa n'iki, dore ko irangamuntu waba wisize muri gereza bakakugaruramo. Ubwo rero mu Rwanda ho bajya bagirira icyizere abagororwa, niko babita, barangiza bakajya nko kubumba amadafari yo kubaka ibikorwa bya gereza, nuko ubuzima bugakomeza. Ya myaka 2 bari basigaje yarangira, bakaba bataha muri rusange. Nuko nguko ibintu byifashe. Uyu mugabo rero ntabwo yasohokaga wo mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo yasohokaga agiye mu bikorwa bya gereza, ahubwo yabaga agiye mu bikorwa bye bwite byo kwishimisha muri rusange. Ubwo rero amaze kuba yabereka mu bworo bw'ikirenge, aritorokera muri rusange. Munyeremere rero ngaruke kuri ya nkuru yacu twatangiranye ivuga ko Amerika yamaze kunga u Rwanda n'u Burundi, ibinyujije mu gutanga akayabo k'amadolari kuri ibi bihugu byombi. Amerika yatangaje ko yatanze amadolari kuri buri gihugu angana na miliyoni 20, ndetse kandi ibihugu byose yahaye byose hamwe byaje guhura n'amadolari angana na miliyoni 220. Ibi bihugu rero byahawe aya madolari harimo igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi harimo igihugu cya Kenya, cya Sudani y'Epfo. Icyitonderwa, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo irimo, ndetse n'igihugu cya Uganda ntabwo kirimo. Aya mafaranga yahawe ibi bihugu, Amerika ivuga ko ibi bihugu ngo aya mafaranga ari bubifashe mu kurwanya ibyorezo bya Ebola, harimo gupima abantu mu bikoresho by'isuku, kugenzura nyine ubundi iki cyorezo, ndetse no kubaka site z'utwato tuzajya tujyanwamo abantu bazajya bakekwaho cyangwa se bazaba banduye cyangwa se bahuye n'abanduye iki cyorezo cya Ebola. Ubundi urebye ushyize mu nyurabwenge muri rusange, izi miliyoni zakabaye zihabwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni imaze gupfusha benshi, ni imaze kwanduramo abaturage benshi kurusha ibindi bihugu mu karere, ndetse ni nayo soko y'iki cyorezo. Ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo sinzi impamvu Amerika itabashyize ku rutonde rw'ibihugu iteye inkunga yo kurwanya icyorezo cya Ebola. Igihugu cya Uganda nacyo gifite abanduye, ndetse kandi igihugu cya Uganda nacyo cyegeranye cyangwa se cyane imbibi n'inkomoko amavu n'amavuko y'icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa bundi buryo, gikomeje guca ibintu hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ndetse kandi binafitanye isano na ya myigaragambyo muri Kenya imaze no kugwamo abatari bakeya. Ku munsi w'ejo haguyemo umuntu umwe warashwe na polisi ya Kenya. Uyu munsi hamaze kugwamo abantu bageze kuri 5 bazira kwigaragambya bamagana Amerika mu gihugu cyabo ko ishaka kuzanamo
ivuriro rivura cyangwa se ryita ku barwayi b'abanyamerika n'ubundi bashobora gufatwa n'icyorezo cya Ebola aho bari hose hano mu karere. Ubwo rero byose turaza kubenda twabyinjiramo mu yindi nkuru mu kandi kanya, ariko reka mbanze mpere ko muri iki kiganiro, ariko byose hamwe byose ni muri iki kiganiro, reka mbanze mpere ku kuba ibihugu byahawe amafaranga. Niki kiri kugenda kivugwa hirya no hino mu bitangazamakuru, abasesenguzi bari kugenda bavuga iki muri rusange. Bari kwibaza impamvu Kongo itaje mu guhabwa amafaranga kandi ariyo yugarijwe cyane, itanafite ubushobozi bwo gukontorora iki cyorezo, ndetse kandi n'uburyo Uganda itajemo kandi ari inshuti y'abanyamerika nk'uko dukunda kubibona kenshi. Hari n'imwe mu mijyi ikomeye cyane iyoborwa n'abantu bafite inkomoko muri Uganda babirabura, bajya babona amahirwe menshi muri Amerika, cyane cyane iyo bamaze igihe kirekire batakitwa bimukira muri rusange. Ubwo rero ubushuti bwa Uganda na Amerika busa naho ahangaha butagaragaye cyane. Gusa ntituzi ikindi bahishiye Uganda na Congo, kubera ko byo ntabwo byaje ku rutonde rw'ibihugu bihawe inkunga. Ariko abasesenguzi bari kuvuga bati ibihugu bya Afurika biri kugenda byigarurirwa gahoro gahoro n'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Bari mu masiganwa yo kugira ngo byigarurire ibihugu bya Afurika binyuze mu guhabwa cyangwa se gutanga inkunga. Amerika iti nidutanga inkunga nyinshi abanyafurika baratwimvamo cyane, tubashe kuhashinga ibirindiro uko twishakiye, tuhagenzure, tuhakontorore. Ndetse kandi abanyaburayi nabo bakavuga bati natwe tuzi ubwenge, Afurika twayikoroneje kenshi, nidukomeza gushora imari tukubaka inganda, abanyafurika baratwiyungaho cyane. Ubwo rero ntituzi ninde ukomeje gutsindira imitima y'abanyafurika muri rusange, dore ko iyo baje gukoloneza baza mu isura y'abashyitsi, bagatanga izo nkunga, bakaza ari inshuti, bakagira ute, ariko barangiza bakigarurira imitima y'abamwe mu banyafurika barimo na bamwe mu bayobozi, barangiza bagashingamo ibikorwa bikaba binini cyane, bikanarota iby'abanyafurika nk'inganda. Ibyo ngibyo bigarukira aho gusa, nta kintu byaba bitwaye biramutse bidatsikamira umunyafurika, njyewe niko navuga muri rusange. Ariko igihugu kindi cyatunguranye ni Sudani y'Amajyepfo, ikunda kuvugwamo intambara nyinshi z'imitwe yitwaje intwaro y'inyeshyamba. Ahangaha rwose ni igihugu kiyobowe na Salva Kiir Mohamed Ahtani. Iki gihugu rwose kigeze no gukora agashya, ejo bundi Museveni yarahiye. Umwe mu basirikare barinda uyu musaza Salva Kiir aza gucirwaho ikote n'abasirikare ba Uganda bamuhutaza bamubwira ati va mu nzira. Nawe avuga ati muturekere umusaza agenda gake, turabizi, muturekere agende gake gake nta kibazo. Hanyuma birangira bamuciriye ikote. Iki gihugu nacyo cyahawe aya mafaranga angana gutya yo kugira ngo barwanye icyorezo muri rusange cya Ebola kireke gukwirakwira. Na Museveni muri Uganda yavuze ko babajwe cyangwa se ahangayikiye abaturage bamwe batari kumva neza iki cyorezo cya Ebola, dore ko muri Congo bakita ngo ni amarozi, ariko muri Uganda naho iyo myumvire atangiye kubacengera. Museveni yabakebuye aravuga ngo mwitonde, ntawamenya ibyo muri kuzana ngo ni amarozi. Na sida nuko yaje, umuntu akayirwara bakavuga ngo ni amarozi, ngo ni amarozi, akarinda apfa, akarinda ashiramo umwuka, barangiza bakagira nk'umuntu runaka bikoma ngo yaramuroze, nuko ivumbi rigatumuka, ugasanga nk'ahantu runaka abantu barashize, bamwe barimutse barahunze bahunga icyorezo, bitwa ngo bahunze marozi, barangiza aho bagiye bakakijyana, ugasanga nuko sida igiye kwirakwira n'ubundi mu karere k'ibiyaga bigari. N'iki cyorezo cya Ebola rero gishobora gukwirakwira muri ubu buryo nibakomeza kucyita ngo ni amarozi batakoze isuku nk'uko babisabwa, kuko Museveni nyine yabakebuye, arabarabura, arababwira ati mwitonde kujya muyobya message cyangwa se muyobya ubutumwa buvuga kuri iki cyorezo muri rusange. Nuko rero ibyo bihugu byahawe amafaranga, byemerewe amafaranga, sinahamya neza ko bahise bayahabwa kuko nta kintu birasubiza. U Rwanda ntacyo ruravuga, Burundi ntabwo buravuga, ariko wakibaza se ibihugu Amerika yabyunze gute? Ndavuga by'umwihariko Burundi n'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo birumvikana ko Amerika nyuma y'uko yatanze aya mafaranga avuga ko ari kurwanya ibyorezo, yagaragaje ko impamvu ishaka kurwanya ibyorezo muri ibi bihugu ngo ishaka gushoramo imari mu buryo bukomeye cyane. Noneho tekereza, Amerika izaba ifite ikigo kimwe, izaba gifite ibyicaro mu Rwanda n'ibyicaro mu Burundi. Icyo kigo kizaba kigenderana bya bindi neva yihaye ngo gufunga imipaka, icyo gihe imipaka izafungurwa. Ndetse kandi Amerika izashyira igitutu kuri Evariste Ndayishimiye afunze imipaka, imubwira iti wowe afunze imipaka biri kubangamira sosiyete zacu mu gutwara ibintu byacu, bikora urujya n'uruza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, biri kubangamira abakiriya bacu bagura ibintu byacu cyangwa se biva hamwe bijya ahandi, no kubona produit chimique cyangwa se kubona ibikoresho nkenerwa mu kugira ngo inganda zacu zikore. Iki gihe ni Amerika koko niyongera andi mafaranga yo gushora imari
izashyiraho igitutu Burundi kugira ngo bufungure imipaka ndetse kandi bubane neza n'u Rwanda, kuko u Rwanda ntabwo rwigeze rugaragaza kutabyishimira, ahubwo nagira ngo mbereke uburyo ki Amerika yatangije urugendo rwo kunga u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni ibihugu bimaze iminsi bisa naho bidacana uwaka nyuma y'uko perezida w'u Burundi Ndayishimiye avuga ati u Rwanda rugiye kudutera natwe tuzarutera, gutyo gutyo. Ngira ngo dukunda kubigarukaho kenshi mu makuru, ariko Amerika niba yatangiye gushoramo ibintu by'imari, ni igihugu kinini cyagutse cy'Abanyamerika gifite imitungo ikaze. Umuntu wese yumva agahita avuga ati cyakoze iyi mitungo ni myinshi, iki gihugu nikimara kuba cyashoramo imari mw'abantu mwe, ikintu kiza kuba cyakurikiraho ibihugu biraza kuba byiyunze bivuga ati n'ubundi turabavandimwe mugabo turabavukanyi, tubane neza mu mahoro nta kintu bitwaye. Hanyuma n'izo societe z'Abanyamerika zibona uko zikora ingendo, ubwo n'iz'u Rwanda zibonereho n'abaturage basurana hagati y'u Rwanda n'u Burundi, bakomeze kugenda basurana. Mu minsi ishize hari story numvise y'umunyarwandakazi wari warashatse mu gihugu cy'u Burundi, ariko biza kwanga ubwo bari kwirukana abanyarwanda bati nta munyarwanda dushaka ngaha. Biza kurangira bamwirukanye, ati urugo rwe atwara abana, yaragize abana 4 ahita batwara abazana mu Rwanda. Nuko ubwo nyine urya n'uruza ruracika, kubera ko ku mipaka ntibyemewe, kandi no kuba wanyura mu nzira za panya abitwibonera kure bagushahura uko byagenda kose. Ubwo rero nuko nguko byagenze. Ndizera ko atari we wenyine, wenda hari n'abandi bagizweho ingaruka n'irifungwa ry'imipaka, mu gihe Ndayishimiye we yavugaga ko ashaka guhagarika indagara n'imikeke kugira ngo bitaza mu Rwanda, ariko biza kurangira n'abaturage bamwe muri bo babihombeyemo. Ubwo urumva nk'uwo mugabo w'uwo mugore wasigariye aho adafite ikibazo kandi gifatika gituruka ku makimbirane ya politiki atamureba, birumvikana muri rusange. Ubwo rero urumva ko Amerika yo yabijemo, irifuza ko ibihugu byiyunga kugira ngo ibashe guhahirana neza. Amabuye Burundi bufite, Rwanda n'izindi mari zitandukanye abashe kuyatunganya no kuyatwara ku buryo buboroheye. Nuko nguko abazungu bakora iyo babona ko bari bwungukire mu kuba mwagirana amakimbirane, babishyiramo imbaraga mukagirana amakimbirane kubera ko ari inyungu zabo ziri, kandi bigashoboka. Iyo babona ko kuba mwabana mu mahoro ari bwo bari bwunguke, bari bubyungukiremo, barabahuza bakabunga mukabana mu mahoro. Nuko nguko bakora, nta kundi. Cyane cyane bari Abanyamerika bo n'abashoramari kimwe n'Abanyaburayi bene wabo, buriya nabwo umuntu akunda yenda kubatandukanya cyane. Uko byagenda kose, si ibyo gusa kandi hari n'andi makuru avuga mu bijyanye n'imirwano. Ubujyanye n'imirwano, biravuga ko FARDC yamaze kuba yakigamba kufata igice cya Mikenke na Karongi, cyangwa se Karongi, sinzi uko wenda babivuga mu buryo bwiza, binyuze mu muvugizi wabo witwa Lieutenant Rigani Mbuyi Karongi. Yes, uyu niwe wabivuze, mu gufata igice cya Mikenke Karongi muri bino bice bya Minembwe n'ubundi mu misozi miremire. Uyu mugabo ni umuvugizi wabo, Lieutenant Rigani Mbuyi Karongi. Uyu nguyu rwose yavuze ko FARDC ngo yabanje guhunga urugamba ubwo bwari rukomeye. Ntabwo yabyise guhunga, yavuze ati twabanje gukora withdraw, dusubira inyuma twerekera ahitwa Kishirita. Ahangaha kwari kugira ngo abaturage badakomeza kugirwaho ingaruka n'intambara twari turimo, yari gukoreshwamo intwaro nini n'intoya ndetse n'iz'amadrone. Ati tumaze gusubira inyuma ibyo biza kurangira tugarukanye imbaraga nyinshi, hanyuma twigarurira ibi bice, ndetse kandi dufite n'intego yo gufata Minembwe centre. Si ibyo gusa kandi, ubwo rero urumva FARDC yigambye ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Bavuze bati twabonye abaturage bari kubyugwamo ari benshi kandi ari inzirakarengane, turavuga ati reka tuwe dusubiye inyuma noneho tuzagarukana imbaraga nyinshi ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Nuko bavuga, ndetse kandi binyuze mu umwe mu bayobozi bakuru muri Twirwaneho, niwe watangaje nyine ibyo bintu, avuga ati ntimugire ubwoba cyangwa ngo mugire ngo imbaraga ziradushiranye, ahubwo ngubu nibwo tugiye gutangira muri rusange. Si ibyo gusa kandi, Twirwaneho nabo n'ubundi nibo bavuze ibyo bintu, bavuga ko FARDC ikwiye kwitega ibi byose bidasanzwe. N'ubu tuvugana, niba mugira ngo ndababeshya, mushake n'andi makuru muraza gusanga imirwano ubu tuvugana irimo irabera ahitwa Bidegu centre. Ahangaha rwose niho biri gucira bigacika, imbunda ziri gucira imiriro. Uri kubona igikopura kiguruka ku masaha y'ijoro, ukabona
urumuri rwacyo aho kigiye kwisenura cyangwa se kugwa bitewe n'aho bakirashe. Ni ibi ngibi biri kubera aha, uri guhura n'impunzi zirimo zihunga muri ibi bice n'ubundi bya Bidego. Ni igice cyafatwaga nk'igice cy'abanyamurenge cyo guhungiramo, igice kibamo abanyamurenge benshi, byari byoroheye cyangwa se byashobokeraga benshi mu batuye mu bice mu mihana ya Minembwe n'ubundi itandukanye mu kuba bahungiramo, bitewe n'uko kujyayo bitagoye cyane, nta bisozi bigutangira birebire. Ikindi ni igice usangamo bene wanyu b'abanyamurenge cyane benshi, bakakwakira nk'umuntu unaniwe w'impunzi n'iki. Ubwo rero iki gice nacyo cyamaze kuba cyatangirizwaho ibitero n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, bafatanyije n'ingabo z'abarundi Wazalendo, FDLR n'abacancuro ngo batari bakeya. Abarundi bamwe bavuye mu bice bya Bibogobogo nibo baje gutanga umusada FARDC yagiye bwo yari yasubiye inyuma, hanyuma ibigarukana imbaraga nyinshi. Ubwo rero abasenguzi bari kugira bati intare za Sarambwe Amadu nibohereza umusada muri biriya bice bya Minembwe kugira ngo iki gice cya Bidego kitaza kuba cyakigarurirwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa. Ubwo rero nibohereza umusada nicyo kizakuba cyabarinda ibice bya Bidego, kuko iramutse ifashwe byahita bishyira no mu byago Minembwe centre, ko Minembwe centre niyo base militaire, niyo birindiro bikuru byatwirwaneho. Ubwo rero uko byagenda kose bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo Bidego idafatwa, kugira ngo birinde kuba Minembwe centre yafatwa. Ndetse kandi ikindi gisigaye gishoboka nuko umusada wakorezwayo. Nahoze mbona amafoto y'ibitwaro byambuwe FARDC, intwaro zigezweho, amaboxi y'amasasu, imbunda ngendanwa nziza cyane zikiri nshyashya mu mirwano. Nubwo basuye inyuma ariko hari iminyago basubiranye inyuma, bari ku butaka. Ndetse kandi mu rwego rwo kugira ngo n'abaturage babone nk'aho babonye ubuhumekero, abari bahungiye mu bihuru babashe kugira ute kongera gusa nabo babona amahoro. Uyu muyobozi wa FARDC nababwiraga yitwa Lieutenant Colonel Regan Mbuyi Kalongi. Uyu nguyu yanatangaje ko abaturage bishimiye ko FARDC yahagarutse. Ubwo niba abafurero n'abandi bose bafitanye amasano n'abazarendo, bashiki b'abazarendo, nibo yenda bari kuvuga bati abaturage, agahita ashyira muri rusange. Ubwo urumva n'abanyamurenge bavugiyemo ati abaturage bishimiye ko FARDC yagarutse mu bice bya Mikenke. Ubwo rero urumva ko urugamba rutoroshye gusa rurakomeje. Turakomeza gukurikirana iby'iyi mirwano tukubwire aho biri kugenda byerekera muri rusange. Si ibyo gusa kandi ubu ngubu abo tuvugana muri Goma hari andi makuru akomeye cyane ari guturuka ku mugabo witwa Bertrand Bisimwa. Uyu ni umuhuza bikorwa, cyangwa se coordinateur wa AFC M23. Uyu nguyu rero yamaze kuba yavuga ibintu bikomeye cyane. Yagize ati ibirego bya Human Rights Watch, ubwo ni bya bindi twababwiye mu kiganiro byo kuba Human Rights Watch ni umuryango urengera ikiremwa muntu. Ubwo ku Barundi umuryango ushinzwe kurengera agateka kazina muntu. Ubwo rero uyu muryango wareze intare za Sarambwe kuva zafata Goma muri Kivu y'Amajyaruguru, amaze gupfa abantu barenga 1700, bamwe ng'imirambo ijyanwa muri Rucuru. Ni ibirego n'ubundi bihimbano. Ndetse kandi intare za Sarambwe zahise zisohora itangazo nk'uko twabigarutseho zivuga ziti twebwe twabonye mutwibasira cyane, ntabwo muri kwibasira na leta ya Kinshasa ngo mushyire igitutu, ariko iryo tangazo ryari ririmo n'ifoto igaragaza Patrick Muyaya ari kumwe n'abakozi ba Human Rights Watch bameze nk'aho bari gusabana rwose. Itangazo ry'intare za Sarambwe ryabwiye ko baba bariye ruswa kugira ngo batangaze aya matangazo yibasira intare za Sarambwe muri rusange. Uyu munsi rero ni iki kindi bavuze bati ibirego by'ibihimbano ntabwo bikuraho ibiri kubera kuri tere. Uko byagenda kose murabivuga mubivuge, ariko ibiri kubera kuri tere ntabwo biri buveho. Yanabimeshoninze aravuga ati kuva twafata umujyi wa Goma ituze ryaraje, tutarayifata amasasu yirwaga avuga, akararavuga, umuturage avuga ati nubwo mbonye bwije sinzi niba buri buke, ariko ubu tuvugana abaturage bararyama bagasinzira, baracuruza, baragenda amanywa nijoro. Ubwo rero ubu tuvugana imbunda zaracecetse. Ubwo rero niyo mwatubeshyera ibintu bingana gute, ntabwo byakuraho amahoro ari kuri tere aho biri kubera muri rusange. Si ibyo gusa kandi hari n'andi makuru ari kuvugwa ko Kivu ishobora kwigenga binyuze muri iyi deal ya Gisegeti. Arimo agira ati rwose ati tugomba kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo nongere kwemererwa kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe mu gihe kiri imbere za 2018 n'ubundi muri rusange. Ubwo rero hari amakuru avuga ko iki gice ni amakuru aturuka mu basesenguzi banabona uburyo iki ibihugu bijya bivuka. Aba n'abasesenguzi benshi mwizera ntari buvuge mu mazina, ariko bari kuvuga bati
iyi Kivu kuko nyine Kinshasa uribuka ko habaye imyigaragambyo yamagana gutorwa cyangwa se ko habaho guhindura itegeko nshinga, batavuga rumwe n'ubutegetsi ba Martin Fayulu bavuga bati muhaguruke tubirwanye. Ubwo rero ibyo byose birangiye, Kinshasa yahisemo gushyiraho amatora ya referendum yo kugira ngo abaturage bihitiremo niba itegeko nshinga riri buhinduke cyangwa se ritari buhinduke. Ubwo rero abasenguzi bari kugira bati bitewe nuko Kivu batari kwigenzura byuzuye, cyane cyane imirwa mikuru nka Goma na Bukavu, iyi miji ntabwo izabamo aya matora ya referendum. Bati rero nimutegereze gatoya aya matora abe, namara kuba intare za Sarambwe zihita zitangaza igihugu cyigenga. Ati rwose nuko nguko byubatse n'amategeko mpuzamahanga arabyemera, si bimwe bya kinyeshyamba. Niba igice kitatoye kitakoze amatora ya referendum cyemerewe kwiyomora ku kindi cyakigenzuraga. Nuko nguko ibintu byifashe uko byagenda kose. Ubwo rero reka dutegereze turebe, nitugira amahirwe wenda aya matora araza kuba Kivu y'Epfo n'iy'Amajyaruguru, Bukavu na Goma ntibatore, niba badatora bahite batangaza ibihugu byombi. Abasenguzi bari kuvuga bati ahubwo ibihugu nk'u Rwanda, Burundi, Uganda nibo baza kuba baturanye cyane n'iki gihugu gishya kigiye kuvuka. Ubwo rero nikivuka bitegura uburyo ki bagiye kubana nacyo muri rusange. Nuko nguko bari kugenda babigaragaza bavuga bati aya matora ashobora kuza gusiga muri aka karere havutse igihugu gishya. Ubwo rero Gisegeti ashobora kuba ari umugambanyi ukomeye wa Kongo, uri kugenda ugambanira Kongo mu buryo bukomeye cyane, kugeza ku rwego ashobora no gutuma habaho igihugu gishya kikavuka, cyamara kuvuka kikabona ubwigenge bucagase cyangwa se budacagase busesuye, nk'uko bikomeza kugenda bivugwa n'abarota n'ubundi kubona iki gihugu benshi. Yes, muri rusange muri aka karere nibyo biri kugenda bivugwa muri rusange. Ari makuru ari kuvugwa muri Beni, muri territoire ya Beni. Ahangaha rwose hari kuvugwa amakuru y'uko umutwe wa EDF wingu bifite inkomoko ku hoza ayobora Uganda Idi Amin Dada. Uyu mutwe wamaze kwica abandi baturage ku mugaragaro mu isoko, abageze kuri 3, ndetse kandi nta wigize ubakoraho. Abasore bakoze ibi bikorwa nta wigize ubakoraho, haba FARDC yaciye inyegeza yahunze, n'igipolisi kirahunga kiravuga ati natwe batatugeraho. Gusa bamaze kwica aba 3 bahise bongeye baragenda. Abaturage mbibutse ko nta kintu baba bakosheje, gusa ibi ngibi byabereye mu mujyi rwagati. Abafata ama video barayafata uko nta kundi bari kubigenza. Izi nkoramabi zirangije zirongera zigenda mu bisa na hari amahoro, kubera ko nta wigize azakura azihora ko zaba zikoze amakosa muri rusange. Ubwo rero ibintu byabereye hariya muri Beni biravuga ko rwose byabereye mu gace karimo umujyi n'ubundi nkuko nabikubwiye, muri komine ya Rwenzori. Ahangaha rwose ni mu mujyi rwagati wa Beni. Ahangaha bahita Mbuzambayi, ni isoko rya Mbuzambayi niho byabereye. Muri rusange bisa naho iki gihugu kidafite kirengera. FARDC akaba irengera abaturage, iri mu kwinywera amatabi n'urumogi n'ibindi biyobyabwenge. Ndetse kandi hari na operasiyo y'abanya-Uganda yitwa Suja. Iyi operasiyo imenye ahantu hari ibirindiro by'izi nyeshyamba, izi nkoramabi zikomoka n'ubundi muri iki gihugu, ijya yikagaba ibitero, ariko uburyo zikoramo zikora rwihishwa. Nk'ubu zatunguranye, nawe wari uzi ko zaje mu mujyi zirangije zikora aya mabi, zirangije ziburirwa irengero, no mu giturage n'ubundi zisanzwe zibikora muri rusange. Si ibyo gusa kandi hari n'andi makuru ari kuvuga ko muri Kenya, yes, muri Kenya rwose abaturage bageze kuri 5 bishwe baguye mu myigaragambyo yo kwamagana icyemezo cya Amerika. Ibintu bikomejeho mu ntangiriro, nibyo ngira ngo tunasorezeho muri rusange. Ese byagenze bite? Abaturage bari kwigaragambya basaba ko Amerika itubaka ikigo cyita ku barwayi ba Ebola. Bari kuvuga bati nyamara nimuramuka mwubatse ikigo cyita ku barwayi ba Ebola hano mu gihugu cyacu, mukajya mubakusanya mubatoraguye hirya ngiyo muri za Congo, Uganda nayo hose, muzatuzanira Ebola mu gihugu cyacu ku butaka bwacu kandi itari ihari. Ubwo rero abaturage bari kwagisererwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, babiturukije kuba William Ruto ari we wabishimye, niwe wabihaye umugisha. Aravuga ati ibi bintu ni byiza cyane, iki kigo kizita ku banyamerika kuba kiri mu gihugu cyacu ni ibintu byo kwishimira. Amerika tugira icyizere, ibona ari igihugu cyacu cy'umutekano, ihitamo kuza kubakamo ikigo cyita ku barwayi, icyo wakita nk'akato. Abantu benshi bakaze muri Covid. Ubwo rero yarabishimye n'ubundi, ariko abaturage bamwe ndetse n'abatavuga n'ubutegetsi muri Kenya baravuga bati Amerika igiye kutuzanira ishyano, abaturage mwigaragambye mu byamagana. Ibi byose birangiye, abaturage
bagiye mu mihanda. Ku munsi w'ejo twabwiye umuturage umwe warashwe araswa amasasu ya nyayo 3 na polisi, ndetse kandi umurambo ushyirwa mu modoka ya polisi. Bahamagaza imiryango ye kugira ngo ijye gushyingura uwo murambo. Ubwo rero abangaba batanu bapfuye uyu munsi bo ntabwo polisi yabashyize mu modoka, ahubwo yabataye ku mihanda, imiryango yabo iza kwitoragurira imirambo. Ubwo rero bari kwamagana n'ubundi ko Amerika yashinga iki kigo, ariko abasesenguzi bakavuga bati abaturage nta mbaraga bari bubone zihagarika cyangwa se zituma iki cyifuzo cyabo kishyirwa mu bikorwa, kubera ko nta ntwaro bafite kandi bari kujya ku kigo kirimo intwaro. Ikigo cy'abanyamerika kiri muri Kenya kirimo intwaro za Amerika, ndetse kandi ni ikigo gikomeye, ni base militaire Amerika yashinze mu myaka ya kera cyane muri kino gihugu cya Kenya, mu gihe yari iri kurwana n'abateroriste, abaterabwoba bo muri Somalia. Ahangaha rwose yashinze ikigo, ndetse kandi ni mu gihe abanyesomalia bamaganye umunyamerika bakamukubita ndetse baranamutsinze. Muri Somalia nicyo gihugu cyonyine Amerika yemera ko yatsinzwemo intambara. Muri iki gihe nubwo hari mu myaka ya kera Amerika yagabaga ibitero iturutse muri Kenya, ariko ibi byose biza kurangira abanyasomalia birukanye abanyamerika bafata ibintu byabo babizana muri iki kigo cy'abanyakenya. Ibi byose birangiye rero Amerika yakomeje kuhagira ibirindiro, ndetse kandi igihifashisha mu bikorwa bya gisirikare by'imyitozo, ihohereza abasirikare abandi bagataha. Ubwo rero birumvikana ko yahageze mu rugo, kandi igihugu cya Kenya kibizi n'ubundi muri rusange, nubwo harimo bamwe batabyishimira bavuga ati ibi bintu rwose ni umuvumo. Abatabyishimira kimwe mu byo bashingiraho, uretse kuba ngo bagiye kubazanira Ebola muri iki kigo cyabo bakubakamo ishami rishinzwe kurwanya Ebola, bari kuvuga bati muribuka Amerika ifite ibirindiro muri Kuwait, za Bahrain, za Dubai, birabigo bituranye na Iran. Iyo Amerika irashe muri Iran itirasa ku nshuti z'abanyamerika, ikarasa ku biri base militaire ziri muri ibihugu bya Kuwait, za Bahrain n'ubundi nkuko dukunda kubivugaho mu kiganiro. Iyo ibi byose bibaye, abaturage bamwe bari kuvuga ati ibi nibirangira Iran nimara kunoza bira bihugu bituranye bya Kuwait na za Qatar, izahita itangira kurasa kuri Kenya, kubera ko naho hari ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero abangaba ni abatabyumva neza, batumva impamvu Kenya yabihari, Amerika biri muri Kenya. Ubwo rero nibyo bikomeje kuvugwa. Hari impamvu yo kuba banga ko hari ibirindiro, ariko abasenguzi bati nta bubasha abaturage bafite. Ati kereka Leta ya Kenya na William Ruto wayo bavuze bati mugende rwose ntabwo tubashaka, Amerika yo ikaba yakanga kugenda, cyangwa se ikaba yanagenda ku bahoro, ivuga ati isi yose itatubona nk'abantu b'abanyamahane kandi igitugira icyizere, ikaduha kwakira imikino y'igikombe cy'isi. Isi tugira icyizere, tubona nk'abapolisi b'isi. Amerika ishobora kuvuga ati reka tugende, nk'uko abafaransa bavuye muri Burkina Faso igihe abanyakenya bose baba birukanye bafatanyije n'umuyobozi wa Kenya muri rusange. Ariko mu gihe William Ruto nta kintu arabivugaho, ntago bashobora kugenda muri rusange ngo bave muri iki gihugu cya Kenya, nk'uko bamwe mu baturage babyifuza ngo ko abanyamerika babavira mu gihugu, ngo bagiye kubakururira Ebola, ngo mu minsi iri imbere bazakururira n'intambara. Ubwo rero nibyo bari kuvuga, ariko abishimira ko Amerika ihagomba b'abanyakenya, bakavuga bati kuba Amerika iri ahangaha turarinzwe, nawapfa kuturasaho Amerika iturinda, cyangwa se yatimurwanya ibikoreye ibirindiro byabo biri mu gihugu cyacu igahita imurwanya. Ubwo rero turarinzwe. Na biriya Uganda yigeze kwivugisha ngira turasa, ntabwo yari kuturasa kandi dufite ibirindiro by'abanyamerika, ntabwo byari gukunda. Ubwo rero abishimira ko Amerika ihari bavuga ko ikibitera cyangwa se icyiza cyabyo ari uko Amerika izabarindira igihugu. Ariko ntabwo twabibonye muri Kuwait, ntabwo Amerika yabujije Iran kurasa muri Kuwait, ntabwo yigeze ibuza Iran kurasa muri Dubai, kandi hose igiye hafite ibirindiro. Aho kugira ngo ahubwo Amerika ibarinde, ahubwo bisa naho yabakururiye umuvumo cyangwa se umuriro w'ibitero by'amaroketi cyangwa se by'amamisire atandukanye. Ubwo rero reka dukomeze dutegereze amakuru haba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu karere k'ibiyaga bigari, muri politike na diplomasi, ndetse kandi muri Afurika muri rusange, ku isi hose. Tuzajya dukomeza kubana muri buri kiganiro, buri mugoroba tubagezaho ikiganiro kiba kijyanye n'amakuru agezweho muri ako kanya. Yewe nitwa Baraka, munyemerere duhurire mu kiganiro cy'ubutaha, kandi mugire amahoro y'Imana.